Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, kuko iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B, ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. C, hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ntabwo uba wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso busa bute? Uzavuge ko ubuso ari umweru. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kandika wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? A, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Utuyira duharirwa abanyamaguru ryari? Ubundi ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuhaca iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ababuza. Urugero ukasanga nk'icyapa kikubwira ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, urumva ntiwahaca kubera ko hari ayo mategeko. Ariko mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso uba wahaca. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Wenda hari kuba nka Tour du Rwanda cyangwa se hari umuyobozi ugiye gutambuka bakabanza bagakoresha imburira zimurika bari kukubwira ngo va mu muhanda. Rero zimurika zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano bavuze mu nsisiro gusa, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu nsisiro ni ahantu hari ingo, ahantu hatuwe, iriya mihanda ibiciye ahantu hatuwe, nibyo baba bashatse kuvuga. Rero nakeka ko waramusamo D, ndizera ko nibaramuka babihinduye arahita ubikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? A, kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B, kutayitaba. C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, kutayitaba na C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Murabizi gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga ntibyemewe, umuvuduko wari wo wose waba uri kugenderaho n'ahariho hose waba ugeze, gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga ntibyemewe. Rero ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, wasoza ukabona kongera gutwara ikinyabiziga cyawe kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ibyo byago abarimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? A, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. B, itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Guhindura icyerekezo ni kwa kundi ushobora kuri kugenda mu muhanda ukifuza gukata ugasubira inyuma aho wari uri kuva. Rero kugira ngo uhindure icyerekezo ugomba kumanza ugatanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo, ko ntiwahindukira udakoresheje ibinyoteri. Amatara ndanga cyerekezo bavuga ni ibinyoteri. Ukanitegereza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kubera ko hari ahantu mugera uri gutwara ikinyabiziga cyawe hakaba ari ibimenyetso bikubuza gukata ugasubira inyuma. Bya byapa bivuga ngo birabujijwe guhindura icyerekezo. Rero mu gihe ukareba ko nta cyapa kiri kukubuza ahubwo hari ibyapa bikwemerera ko wahindura icyerekezo, nibwo ubona guhindura icyerekezo. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, ifungana ry'umuhanda iburyo. B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C, akayira gato. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni urw'ibumoso. Bazavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo aba ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, twari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda
umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda nibyo bita ngo ifungana ry'umuhanda, nta kindi barengejeho. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, nibaramuka babikubajije ndizera ko uzahita ubikora. Hano ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo kiba gifite iki? A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akenshi bagishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo, bagashyiraho icyo cyapa kikubwira ko wageze noneho mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe nta kinyabiziga mwigera muhura, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba uri kubisikana n'ibindi binyabiziga biri guturuka imbere yawe. Rero bahita bashyiraho icyapa kibura kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya munane kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ntibishobora gukurura iki? A. Ibinyabiziga birenze kimwe. B. Ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C. Ibinyabiziga birenze bibiri. D, B na C nibyo. B. Ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri na C. Ibinyabiziga birenze bibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ibinyabiziga birenze bibiri. Ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa kenshi biba mu butayu bwa Sahara, aho busanga nk'ikinyabiziga nk'ingamiya iri gukurura ibinyabiziga. Ndizera ko rero waramutse C, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A. Agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C. Gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D. Gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Uba ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo utamuteza ibyago, ukanasiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo utamugonga. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'ubururu bucishijemo imirongo ibiri itukura ikoza akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa ukibonye imbere yawe, aho hantu uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe, waba umwanya muto cyangwa se munini, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba kiri kukubwira ngo ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto no munini. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro, utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu, tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ubuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Uri kugendera inyuma y'imodoka ariko ntuteganya kuyidepasa, uba wakora iki? A, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C, gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D, gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uguma inyuma yacyo ukemerera ibindi binyabiziga gutambuka. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusandika ku gapapuro. Turahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Ibi igomba kuba iri he? A, mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko mu gihe nawe uri kuwugendamo nta na rimwe uhigera uhura n'ikindi kinyabiziga kiza kugusanga kubera ko habanyurwamo mu cyerekezo kimwe. Rero iyo nyamaswa bigomba kuba iri mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga. Noneho cyaba ari ikinyabiziga kigashyirwa ahegeye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ntibireba ibihe binyabiziga: A, velomoteri; B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo iki kinyabiziga gihagaritswe nijoro hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa.
kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko ntibireba velomoteri, kubera ko velomoteri n'ubundi zatwara umwanya muto ku buryo nubwo bayihagarika itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. N'ipikipiki idafite akanyabizwa ku ruhande nayo itwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko bahagaritse nk'igikamyo gitwara umwanya munini, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Niyo mpamvu byo bitareba velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabizwa ku ruhande, byo ntibitegetswe kugira ikimenyetso kibyerekana mu gihe bihagaritse, kubera ko n'ubundi biba biratwara umwanya muto. Ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C igare, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wari wabona romoroki ikuruwe na velomoteri? Oya. N'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande? Oya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramuzamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hasi cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Nuvuga ngo amatara maremare ubundi amurika muri metero 100 nijoro igihe ijuru rikeye. Ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera iva kuri metero 100 ikagera kuri metero 75. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu rero benshi bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C aho banyura bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iyo ukibonye ubugiye kugera hari abanyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ariko kubera ko cyo kiburira ntabwo ari itegeko ko urajya kuhazenguruka, birashoboka ko hari undi muhanda wahita ukatiramo, ariko bakaba bari kukubwira ko wari ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Ariko iyo ari cya kindi gitegeka kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Kino cyo bari kukumenyesha ko ugiye kuhagera kugira ngo witondere ibindi binyabiziga ugiye kuhasanga. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose
ku muzamuko cyangwa ku gaciro ibya 16%. Imyanya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Nubwo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo utugararo muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarura muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga, turi mu mbavu tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru, naho turi inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru tubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ariko ukanibuka ko utugarumuri tugaragarira mu ntera ingana na metero 150. Ndizera ko nabyo niba bikubaza uzahita ubikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga byose bigenda bigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umuyobozi cyangwa umuherekeza bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende nuko kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari, niba ari indege ni umupilote. Kugira ngo ikinyabiziga cyose kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Turahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ni ingenzi gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigenda ku bisiga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nka za velomoteri, amagare n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko ni systeme ibiri kugosora ikindi mu kibazo cyacu bari badahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo
aho ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga bikunda kuba biri kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Utubwira ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode zirahari, cyangwa ni ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire. Uturere twose bari gukora buri munsi buri saha barakora. Ni mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa kuri telefoni, turakwigisha uduha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, nubwo waduha saa sita z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Wenda se uri kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire rero cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali mu gihe gito ukaba wayimenye yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza abari hafi gukora amahirwe masa.